Ngiye kumva numva umuntu arambwiye ngo nimbwire itorero ririre cyane, ngo ririre itorero ririre cyane, ngo ririre abasore n'abakobwa kuva ku bana b'imyaka 15 kugera ku bana b'imyaka 25. Ngo itorero niririre cyane urwo rubyiruko kuva kuri abo bana b'imyaka 15, abasore n'abakobwa kugera ku bana b'imyaka 25. Ngo musengere abo bana cyane. Ibyo byaje kurangira nongera numva umuntu arambwiye ngo Mukandayisenga Sifa ngitegereje. Nagiye kubona mbona ngo abasore benshi, ngo umusore akaba wari umufite, ngo ariko nyuma y'iminsi mike umusore ukisanga ntawe ufite utaza ahari. Ngo mbona na wa mwana w'imyaka kuva ku myaka 15 kujya ku myaka 25 nawe wari umufite muri kumwe mu rugo, ngo ariko nyuma y'iminsi mike ukisanga utaza aho wa mwana ari. Ndabwirwa nimbabwire ngo murire cyane kuko bije guhiga abana bato b'urubyiruko ni byinshi, ngo ariko ni musenga yo gukesha buri muntu wese ikimana iri gushaka n'umugeni. Aha kuri Zaburi Nshya wowe uzumva ubutumwa ufite umwana w'umukobwa. Zaburi Nshya. Bakunzi ba Zaburi Nshya, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubifurije kugubwa neza aho muherereye hose. Reka twakire umubyeyi wacu abayaganiriye amagambo meza n'Imana. Hanyuma hari na message nziza yatuzaniye, reka tumwakire kugira ngo abanza duhereze message y'Imana, hanyuma dukomeze tuganira. Ni karibu. Murakoze. Amazina ni yayandi, nagahinduka Mukandayisenga Sifa, guturuka i Rusizi. Nje mfite ishyaka n'inyota ry'umurimo wayo kugira ngo tumenye uko twakwitegura ikimana ishaka no kumugeni wa Yesu yezwa. Ndabashimiye rero abari kunyumva n'abankurikira. Ndi umumama w'abana 3 ariko ndi umumama w'imbyaro 8. Iyo ngeze aho njya kunda kubwira abantu ati ndi umwe mu mama bahuye na Yesu ari ku musaraba. Iyo mvuze gutyo mbashatse kuvuga ko hari no wahuye na Yesu ari gutanga imigati, burya nuhura n'umuntu ukabona se kuzamufashe guseka, nuhura kandi n'uwishimye nawe uzamufashe kwishima, nuhura n'ubabaye cyangwa ugasanga arira nawe uzamukomeze kandi mugengo hora igihe ntago ari cyo gihe, ejo siho ejo, none siho none. Kandi burya akamaro k'ikibuno ni ukwicara umenya agaciro k'ikibuno ari uko byanze ko wicara. Nimukomere, Yesu aracyari ku ngoma. Hari ubwo none waba uri kureje ukazaba uri guseka. Yesu ni byose. Ngiye kubabwira message Imana yampaye kubagezaho. Maze iminsi nsa naho ntari kubona uko naza kubareba, ariko ubu Imana yabyemeye ko mbageraho kugira ngo mbagezeho message Imana yampaye. Imana yantumye kubwira abantu, abanyarwanda ndetse n'abatuye ku mpera z'u Rwanda, ubwo nabo duhana imipaka, ngo buri muntu wese nabe maso kandi buri wese abizamu rya mugenzi we. Nagiye kubona mbona ngo hadutse intare nyinshi cyane. Izo ntare zari zifite umujinya mwinshi, intare zari nyinshi cyane. Ngo mbona intare zibaye nyinshi, ngo ngiye kubona mbona cyane cyane ku bantu baturaniye imipaka, ngo mbona intare ikajya igenda ikajya mu rugo ikasanga abana igaconshomera, aho yashyikaga ikubitaye n'umuntu yaracagamo ibice ikajugunya. Ngo mbona abantu benshi bari gupfa bishwe n'izo ntare. Ngo mbona intare ziriye abantu benshi barapfa, bamwe bagerageza guhunga izo ntare ariko ntibazicitse. Numva ijwi rirambwiye ngo mbwire buri muntu wese abe maso kandi ngo buri muntu wese atunganye ibidatunganye. Ibyo byaje kurangira. Nagiye kumva numva umuntu arambwiye ngo itegereze nkwereke. Ngo mbona ikintu kimeze nk'irobo, amarobo murayabona. Ngo mbona irobo rinini cyane, ngo numva umuntu arambwiye ngo hateye amarobo, hadutse amarobo.
ngo ngiye kubona mbona ngo icyo kirobo cyari kirekire, uburebure bwacyo zari nka metero hafi enye, nkabona ni ikintu kinini cyane. ngo ngiye kubona mbona ngo iryo robo, ngo mbona ni robo zibaye nk'ari nyinshi, ngo ngiye kubona mbona nk'ikintu kikoze nk'umuntu ariko atari n'umuntu, ngo icyo kintu cyaje ari nk'icyorezo. ngo ngiye kubona mbona ngo iryo robo ngo ryarebaga umuntu, nkabona umuntu aragagaye, akagagara akuma nk'umukeke. ngo icyo kirobo ngo kikareba undi nawe akagagara akuma nk'umukeke. wanyekaga ibyo ngibyo arambwira ngo abantu bazarindwa n'abantu aba bakurikira, ngo ni abantu basenze bafitanye ibanga n'Imana kandi bafitanye isezerano n'Imana. Mbaza uwanyekaga ibyo ngibyo, ndamubaza ngo mbese iri robo, mbaza umugabo twari turi kumwe, mbese iri robo intego yaryo ni irihe? ngiri robo intego yaryo niyo kwica, ngitegereza uburyo ryica. ngo mwahuzaga amaso nkabona uragagaye wumye nk'umukeke, uw'iryo robo rihuje n'amaso ngo akagagara. ngo najye kubona mbona abantu bose ngo bapfiriye gushira, ngo nta muti nta rukingo. ndabwirwa ngo icyo ni icyorezo kizaba kije. nabonaga icyo cyorezo nta muti nta rukingo, kandi nta n'uwabasha kugihagarika, cyonyine isaha igeze byarihagaritse. nabonye ngo harokoka abantu bake cyane, 1/2 ngo mbona kirapfuye, ngo mbona harokotse abantu bake. abantu barokotse ni abantu babashije kuba bari mu nzu, ukaba cyangwa wari ufite ijambo wabwiwe n'Imana, ngo nabwo uwabaga akubitanye n'undi yarafatwarwa. iyo yagukoragaho cyangwa mugahuza amaso nawe yahuye n'iryo robo nawe warapfaga. numva ijwi rimbwira ngo nimbabwire ngo nimusenge cyane, kuko hagiye kubaho ibintu byinshi by'inzaduka mutigeze kubona. icyo cyaje kuvaho. ngo ngiye kumva numva umuntu arambwiye ngo nimbwire itorero ririre cyane, ngo ririre itorero ririre cyane, ngo ririre abasore n'abakobwa kuva ku bana b'imyaka 15 kugera ku bana b'imyaka 25. ngo itorero niririre cyane urwo rubyiruko kuva kuri abo bana b'imyaka 15, abasore n'abakobwa kugera ku bana b'imyaka 25. ngo musengere abo bana cyane. ibyo byaje kurangira, nongera numva umuntu arambwiye ngo Mukandayisenga Sifa ngitegereje. nagiye kubona mbona ngo abasore benshi, ngo umusore akaba wari umufite, ngo ariko nyuma y'iminsi mike umusore ukisanga ntawe ufite, utaza ahari. ngo mbona na wa mwana w'imyaka kuva ku myaka 15 kujya ku myaka 25 nawe wari umufite, muri kumwe mu rugo, ngo ariko nyuma y'iminsi mike ukisanga utaza aho wa mwana ari. ndabwirwa nimbabwire ngo murire cyane, kuko bije guhiga abana bato b'urubyiruko ni byinshi. ngo ariko nimusenga yo gukesha, buri muntu wese asenge abera izamu umubyeyi mugenzi wiwe, kandi ngo itorero ririre abo bantu bafite iyo myaka kuva kuri 15 kujya ku myaka 25. ibyo byaje kuvaho. nagiye kubona mbona muri uwo mwanya iyo filimi ibaye nk'itambutse, ngo ngiye kubona mbona ngo hari abantu bafite ibintu by'iterabwoba, ngo akaza agasanga umwarimu cyangwa agasanga pasiteri, akagenda akamubwira ibintu biri mu ibanga ryiwe, yamara kubimubwira bityo wa mupasiteri akaba inshuti na wa muhanuzi, cyangwa se wa mwarimu akaba inshuti na wa muhanuzi, bityo wa muhanuzi akaza akaba mu itorero nk'ikirura akihishamo. ngo abo bahanuzi ngiye kubona mbona nabo bakozi bita abakozi b'Imana, ngo mbona babaye ibirura mu itorero, ngo mbona bajambije ibintu byinshi. ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo nimbwire abacunga itorero cyangwa abacungaji, abayobora abandi, ngo babe maso kubera ko ikirura cyinjiye mu itorero, kandi ngo buri muntu wese abere maso itorero ry'Imana. ibyo byararangiye. bimaze kurangira, numva ijwi rimbwira ngo nimbaze abapasiteri, ngo cyangwa ababwiriza butumwa, ngo mbaze cyangwa abaririmbyi, ngo mbese urukundo rw'abantu rwagiye, ngo niki gituma abantu batakigira urukundo, ngo urukundo ko rukonje, ngo mbese uwabahamagaye azabahembera iki cyangwa azababaza iki. ngo nagiye kumva numva muri uwo mwanya ngo mbona hari abantu bihaye konje, bari ababwiriza butumwa, abandi bari abaririmbyi, abandi bari abahanuzi, ngo bitwaje ngo umuntu runaka arakuvuze, ngo mbese ko watinya bakuvuze, ngo ugiye kuza wehe uzabasha kumubwira ko ari iki cyakubujije gukora. ngo nagiye kubona mbona muri abo bantu cya kirobo nababwiye, ngo ngiye kubona mbona muri abo bantu nabo nticyabatinye, cyarabahangaye. ngo mbona abantu benshi baguye ku misozi bishwe n'amarobo
mu by'ukuri muze tube maso. Imana yashatse kumbwiraho yarambwiye ngo nintangarize abantu message ko niba wararetse umurimo w'Imana witwaje ngo ni pasiteri, witwaje ngo ni mwarimu uri guhima, ngo ubuhezi ibi bintu bivuga ngo ndasengeye mu idini runaka nahasengera, ngo ariko niwibuke ahantu wahamagariwe. Imana iri kubibutsa umuhamagaro mwagiye muhamagarwa, abakobwa, abasore, ababyeyi, abasaza n'abakecuru, mube maso murinde ibisigaye. Ibyo ngibyo byaje kurangira, iyo sheni ivaho. Nagiye kongera ngiye kubona ngo mbona umuntu munini cyane araza ampagarara imbere. Amaze kumpagarara imbere arambaza ngo Mukandayisenga Sifa ni icyo ubona? Ngo ngiye kwitegereza ngo mbona abakobwa benshi ngo baragiye benshi bikoreye ibintu, ngo ariko mbona benshi baragiye, ariko ngaho bagiye ngo mbona ntibagarutse. Ngo ngiye mbona ni mu muriro wo kurimbuka. Ndabwirwa n'imbwa abakobwa n'abasore mugarukiraho ngaho, mwe kurya ubukwe bubisi, ni mube maso kandi musenge ngo maze mwiyambaze itorero ribashyigikire ribafashe, mwe kurya ubukwe bubisi. Ngo nabonaga abantu benshi bari kugenda nijoro, abandi bakagenda bikoreye ibifurumba, ngo ariko uko bagendaga ntago byanejeje Imana. Imana irambwira ngo ninze mbwira abakobwa ngo ye mukobwa wateguye ubukwe ukabona bitari kwemera, naye musore ukaba warateguye ubukwe ukabona bitari kwemera, ngo nugenda ugana itorero rigushyigikire kandi usenge ube maso, kuko intego ya Satani ariyo kwiba umugeni wa Kristo. Ibyo bintu maze kubibona, nahawe amasengesho y'iminsi 3 narayasenze mbere yuko nza kubibabwira. Ikimana iri gushaka n'umugeni. Aha kuri Zaburi nshya, wowe uzumva ubutumwa ufite umwana w'umukobwa, ngwino dufatikanye gusenga, ngwino ufatikanye n'itorero gusenga. Kandi niba ufite umwana w'umusore nawe, ngwino dufatikanye gusenga. Ndetse kandi ikenze kuri ibyo byakonaniye, wiyambaza itorero rigufashe aho usengera mu izina rya Yesu. Iyo niyo message natambutsaga Imana yampaye. Murakoze kuyumva. Nongera kubagezaho message ababyeyi batwite ndetse n'abonsa. Nagiye kubona mbona umuntu araza mpagarara impande, arambwira ngo nimbwira ababyeyi batwite ndetse n'abonsa musenge cyane, kuko habayeho igihe umuntu wese utwite n'uwonsa kizamukomerera. Ndetse ngo benshi muri abo ngabo nabonaga abana batonya, abenshi bagenda bapfa, ndetse bapfa n'ababyeyi badasigaye. Ariko ndabwirwa ngo nimusenge kugira ngo ibyo bihe bibi bizaze bitabatunguye kandi bizaze mukomeye. Ngo nabonye Satani yohereza imyuka mibi kugira ngo aze ayishyira mu bana. Ngo mbona abana buzuye imbaraga zindi zitari za kimuntu. Ngo mbona nta mwana ucyumvira umubyeyi. Ngo mbona gutandukanya umwana n'umubyeyi bigoye. Numva ijwi rimbwira ngo ni imbaraga Satani yohereje kugira ngo abana bazabuza ababyeyi ijuru. Ababyeyi benshi barwaye imitima n'imivuduko batewe n'abo bana, ndetse mu ngo harimo ibibazo byinshi byagiye bituruka ku bana. Ndabwirwa ngo abubatsi ngo nimuze mufate ibihe byo gusenga, cyane cyane abamama musengera abana banyu. Ndabwirwa ngo nimusenga amasengesho y'ubwitange nayo kwiriza, musengera abana b'abasore ndetse n'abakobwa, uko n'abadayimoni bavuye ikuzimu intego yabo niyo gusenya ingo babacishije mu bana. Ibyo byaje kuvaho. Nagiye kubona mbona ngo abana b'abasore b'abakristo b'abarokore ngo bize kunywa itabi. Ni muri ya myuka iyo ngiyo yavuye ikuzimu. Ngo abandi biga kunywa inzoga, abandi biga ngo guceza. Ariko intego ya Satani niyo kuteza ababyeyi imivuduko n'imitima na diabete bivuye ku badayimoni kubwo kwiheba. Ngo ndetse ababyeyi benshi bakava ku Mana bavuga ngo aho twagukurikiriye, ngo wa Mana we ntabwo twakubonye. Ndabwirwa nimbabwiye ngo nimushikame kandi mukomere kandi mwe gutinya, nimucibwe intege n'ibyo muri kubona, mwirinde cyane. Kandi ibyo byose mukimara kubibona, mukamara kubyumva, icyo musabwe no gusenga amasengesho y'ubwitange. Buri muntu wese akiga gusenga ku giti cye, ndetse mugakomezanya mugakomeza n'abandi. Uko intego ya Satani niyo kubabaza ikiremwa Imana yaremye. Ariko Yesu ngo bimeze gutyo, aracyabereye maso itorero ryayo, aracyabereye maso abubatsi ngo yemwe Uwiteka yambwiye ngo abubatsi ngo mwe nimuze muhindura uburyo, uko Satani nawe yahinduye uburyo. Satani ari gusenga yitatu, umwe mwasenza y'umunsi umwe ndetse no kurya, ngo murwaye igifu cy'inzara nta nubwo kibishobora kwiyiriza. Ijwi rirambwira ngo nimbabwiye ngo nimwige kwiyiriza, musengera abana banyu. Hari abana benshi nagiye ko nambona ngo bari kujya kunywa itabi, ngo bari kunywa ibintu by'ubuyobyabwenge, ngo kubera ko babuze akazi. Nkabona umwana ararangije agakora ibizamu, umubyeyi yaragujije banki afite credit ngo azi kazabona akazi. Ngo ngiye kumva ijwi rirambwira ngo aka kazi Satani agahita aza akagafunga. Aho ucishije ntibyemere, aho ucishije ntibyemere. Uwiteka atanze urufunguzo, hari ibintu Imana igiye kugomorora kugira ngo abo bana banyu be kuguma uko bashaka, ubwo babeho uko Imana ishaka, mwe gucika intege. Uwiteka arambwiye ngo umwanzuro wa byose araje gukemura ibyo mubona ko bitakemuka. Mukura amaso ku bantu muyamuhangeho, kandi muze mufate ibihe byo gusenga, uko Satani nawe yahinduye uburyo.
niba warasengaga y'iminsi 2 ngo nusenga y'iminsi 3, niba warasengaga y'iminsi 3 nusenga y'iminsi 4, niba warasengaga y'iminsi 4 nusenga y'iminsi 5, niba warasengaga y'iminsi 5 nusenga y'iminsi 6. yewe utazi kwiyiriza ubusa we uziga kwiyiriza ubusa bitagishobotse. Uwiteka arambwiye ngo nimuhindure uburyo nawe abahindukirire. Uwiteka yanza akarindagiza ak'abadayimoni. Uwiteka yarababaye cyane, nicyo gitumye yihagurukiye aje guhangana n'abo bana, aje guhangana n'abo basore, aje guhangana n'abo bakobwa bari kumwe ibiyobyabwenge bava mu nzu z'abizera. Nawe mubyeyi wabyaye abo bana, haguruka, intego yari yo gukomesha, wimire iyo myuka yose ukoresha ijambo ndetse no gusenga no kwizera. Niko nabwiwe. Ikirenze kuri ibyo ngo mukwiye kugira urukundo, ngo kubera icyo ababyeyi mutakigirana urukundo, ababyeyi mutakitanga, mubyeyi ntagifasha mugenzi we, mubyeyi ntagitiza waba ibitekerezo, ahubwo inama muhanizo kumuyobya. Ngo nimuhindukire, ngo nimube maso kandi murinde bisigaye. Reka mbabwire inshuti zanjye bene data, Uwiteka anyereka ibi ngibi. Yarambwiye ngo mbabwire intego ya Satani, intego yiwe niyo kubuza abana ukajya ubaho uri umubyeyi warabyaye ukaba nk'incike kandi warabyaye. Ngo kandi ikindi, intego ya Satani niyo kugira ngo mujye muvuga ngo mbese ubu narabyaye, ngo nyamara urabivuga Imana ikakwihorera. Wibagiye ko n'ingumba ziriho, wibagiye ko ari abantu batabyaye, wibagiye ko ari abantu babyifuje ntibabibona, wibagiye ko hari n'abandi bifuza niyo nda yavamo. Uwiteka arababaye ngo ku babyeyi babwira abana ngo uri ikimara. Uwiteka arababaye ku babyeyi babwira abana ngo wantumbiwe. Uwiteka arababaye ku babyeyi batuka abana bibyare babikuye mu nda zabo ndetse nabo utakuye mu nda. Ngo nimusigeho. We kwitwaza mugenzi wawe ngo akubereye ikigeragezo kubera urukundo ruke, we kwitwaza umuririmbyi muri mbana ngo akubereye ikibazo, we kwitwaza umuturanyi ngo yakubereye ikibazo, ngo mbese we yakubereye ikibazo mubera mwiza. Ngo nimuhindukire kandi mwige gusenga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mukwiye kugira urukundo, mukwiye kurangwa n'ubugwaneza ndetse no gufashanya, cyane cyane mwita ku gusenga. Imana iriziye ije kurwana, nimureke intambara zose mwirwaniriraga muziharira Imana. Niko yambwiye. Reka dusome amagambo Imana yampaye ari mu gitabo dusome Matayo ibice 5 umurongo wa 1 kugeza ku 10. Fatikanye gusoma ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yerekana abahirwa abo ari bo. Dusome mu izina rya Yesu. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza kuko ari bo hazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura abandi kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nimwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Umvishe abahirwa. Yesu uwo niwe watereye amagambo ayabwira abigishwa be, ababwira abahirwa aribo. Urahirwa niba bagutuka uzira ubusa, urahirwa niba bari kurenganya uzira ubusa, urahirwa niba ugeragezwa n'urubyaro ariko ukaba ukiranutse, byose Yesu azabirangiza. Urahirwa niba ugira urukundo, urahirwa niba ufasha abakene kandi ukabikorana umutima ukunze, urahirwa niba utanga 10 mu itorero, urahirwa niba utanga amaturo ndetse ugafasha n'imbabare. Urahirwa. Yesu yavuze abahirwa bari bo, ntabwo yavuze n'abarya basomati, ntiyavuze abafite inyama cyangwa abafite imodoka nyinshi. Yesu yavugaga abahirwa bari bo, kandi ateruye amagambo agira nti, mbese wowe waba uri muri aba bahirwa? Niba urimo ukaba warisanzemo wumve ngo namena, niba utari muri aba ngaba Bibiliya ivuga. Tubisomye muri Matayo ibice 5 umurongo wa 1 kugeza ku 10. Niba utari muri aba, reka dusenge Imana uzigenzure nanjye nigenzure. Murakoze. Mana Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye imirindi yawe
ngushimiye ijambo ryawe, ngushimiye izina ryawe, ndi imbere yawe. Ariko Yesu Kristo, icyo ngusabye ni ugufashwa n'imbaraga zawe. Icyo ngusabye Yesu ni ugukomera, tukumva ibyo washatse kutubwira bikatugeraho, maze bikatujyana mu magufa no mu misokoro, bikagira aho bidukura n'aho bitujyana. Reka ijambo ryawe ribere abasore gukira, reka ijambo ryawe ribere abakobwa gukira, ijambo ryawe ribere ababyeyi gukira imitima, ribere abapapa gukira imitima, mu izina rya Yesu. Ribere itorero gukomeza abandi. Kristo, utubere maso ku rugamba. Yewe data, ugendane rero nanjye. Yesu Kristo, usigarane na buri muntu wese ku cye giti, yaba ari mu mpande enye z'iyi si, yaba bari kure n'abari hafi. Icyo tugusabye ni ugufashwa nawe. Urakoze nk'uko ijambo ryawe ribidusaba. Mwami Yesu, nkubwiye byinshi. Icyo nifuza n'ubugingo buhoraho, nicyo nsabira n'abandi. Ndinginga Mwami, data, ngukomeze buri muntu wese. Urinde abana waduhaye, abasore n'abakobwa, uturindira abatware, ndetse Kristo urinda ababyeyi, imfubyi n'abapfakazi. Yewe data, hari abarera abana badafite abatware, hari abarera abana badafite abafasha, hari umuntu urera abana ari wenyine. Abo bose bikabagora muri bwa buryo Satani ari kunyuramo, agenda atega ibitero byinshi kugira ngo abantu b'Imana bazaburirwe irengero, babura ubugingo kubw'imibabaro. Rero urakoze ko uje kubikemura, urakoze ko utuburiye intego ari yo gusenga, yo kongera amasengesho kugira ngo dukumire Satani n'inamaze. Mu izina rya Yesu Kristo watambwe ku musaraba i Golgotha, nsengeye babana rero b'imyaka 15 kugera kuri 25, turabakweretse, kandi ibyo ushaka n'ibyo ukunda babe ibyo bakwitwe n'ibihe bidashira. Yesu, amina. Turabaramukije mu izina ry'umwami. Muri aho mwese, Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi hashyushye, ariko ndumva mwebwe wanyu mufite amabeho. Ndashimira Imana impaye gusubira guterana namwe hano muri itorero rya Shiloh Prayer Mountain Church. Ndashimira umushumba wanyu Bishop Esteri watwakiriye, kandi ndabashimira namwe ikaze muduhaye. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ni umunsi wa kabiri ngeze hano. Nari hano kuwa kane ugishize. Nyuma yaho nongera kumva ko nkwiriye kugaruka ngo dusangire amashimwe ku bashyitsi cyangwa ku batari bateranye uwo munsi wo kuwa kane. Nitwa Pasiteri Masumbuko Ngendahayo Yosuwa, umushumba w'itorero ukora umurimo w'ivugabutumwa w'itorero rya Pentecote ADPR. Ndi umusaza uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Ndakuze ariko sinshaje. Tujya mu kiruhuko cy'izabukuru ku mpamvu y'ibihe, ariko umurimo w'umuhamagaro ntugira ikiruhuko cy'izabukuru. Kugeza igihe umwuka uzashira, nibwo tuzarambika hasi izi mpano twahawe, tukajya guhabwa ibihembo n'umwami waduhamagaye. Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore, mfite abana benshi, mfite n'abuzukuru 2. Imana yangiriye neza. Nishimiye kugera hano. Hari ababyeyi bandamukije, bambwiye ko banzi kera nkiri umusore. Twabanye i Butare kera kuva muri za 1998 muri kaminuza tubwiriza ubutumwa bwiza. Icyo gihe nari umusore, ndi mu myaka ya za 38 no muri za 2. Natangaye kubona banyibuka. Niba umuntu mushobora kubana muri za 2 akakwibuka muri 24, muri baza ko Yesu atazatwibuka. Aratuzi kandi nta kiranirwa ngo yibagirwe ko twakoze. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi. Ndagira ngo rero tudatinze dusome amagambo y'Imana, kuko nicyo mwadutumiriye ko tuganira. Turasoma muri Zaburi ya 22 n'umurongo wa 26, ariko nifuje guhera haruguru kuri 23. Intego nkuru no gushima Imana kuby'Imana yadukoreye.
Zaburi 22 dusome duhereye ku murongo wa 23 twigire hepfo kuri 26. Umurongo nyirizina uri kuri 26, ariko muri Bibiliya za kera ni 25 no muri Bibiliya z'icyongereza. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimira hagati y'iteraniro. Abo bahuwiteka mumushime, mwa rubyaro rwa Yakobo rwose mwe mumuhimbaze, mwa rubyaro rwa Isirayeli rwose mwe mumutinye, kuko atasuzuguye umubabaro wubabazwa habe no kuzinukwa, kandi ntamuhishe mu maso he, ahubwo yaramutakiye aramwumvira. Kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka, gushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. Imana ihabwa icyubahiro. Iyi zaburi ni zaburi ya Dawidi, ni imwe muri zaburi y'ubuhanuzi yavugaga kuri Yesu. Iyi zaburi ni muyisoma yose murasanga ari amagambo Yesu yavuze menshi. N'uyu murongo yavuze ni Yesu, n'ubuhanuzi bwa Dawidi bwavugaga uko Yesu azatubwira. Nzabwira bene data izina ryawe. Muribuka Yesu amaze kuzuka ahuye na Mariya Magdalena ku gituro, bamaze kuzuka, amaze kuzuka arababwira ngo mugende mubwire bene data. Haleluya. N'ubuhanuzi bwari busohoye, mugende mubwire bene data, mubwire na Petero ko nazutse tuzahurira i Galilaya. Iyi ni Dawidi, iyi ni zaburi yitwa Psalm Messianic, n'ubuhanuzi bwa Yesu, ariko cyane avuga ishimwe azashima maze kuducungura. Uyu munsi kuvuga gushima, ijambo gushima Imana ni ijambo rinini cyane ntabasha kuvuga muri iyi saha imwe nkuko umwami yanshoboza. Gushima ni ijambo ryanditswe muri Bibiliya, ariko mu rurimi nyarwo, murambabarira ndabigisha simbabwiriza kuko mwabaye mu masengesho, ariko ndashaka kuvuga ku gushima Imana no kuyishimira ibyo yadukoreye. Ijambo gushima muzaribona mu rurimi rwa Zaburi cyane, kandi nageze hano nduhukaho gatoya numva mwarikoresheje no mu kanya Bishop yarikoresheje. Gushima ni haleluya. Haleluya niryo risobanuye gushimira Imana. Haleluya ni ijambo riboneka muri Bibiliya yose mu isezerano rya kera, ryanditswemo inshuro 160, ariko muri Zaburi zonyine byanditswemo inshuro 70. Niho hantu muzabona ijambo haleluya cyane. Kuki riboneka muri Zaburi kuruta ahandi hose? Nuko uwanditse Zaburi nyinshi, si Zaburi zose, n'umugabo wari ufite umutima Imana ishaka, niwe muntu tubona mu Bibiliya wahize abandi mu gushima. Gushima ni Dawidi mwene Yesayi, uw'Imana yakuye mu ntama ikamugira umwami w'ubwoko bwe bwa Isirayeli, ikamucisha ahantu hakomeye kandi hatangaje, kandi ikamubabarira ibyaha bikomeye yakoze kurusha abandi, akagera igihe akaba intwari yo kutibagirwa na rimwe imirimo Imana yamukoreye niyo yakoreye ubwoko bwa Isirayeli muri rusange. Ngira ngo ntarinjira muri iyi Zaburi neza, ndashaka kuvuga gushima bikomoka he? Ese gushima ni impano? Ese gushima ni itegeko? Ese gushima ni umurimo? Gushima ni iki? Subiye inyuma gato, igitabo cya Zaburi kuko aricyo kibonekamo amagambo yo gushima cyane cyane, muzayabona rwose. Zaburi igira ibitabo 150. Ntabwo Zaburi igira ibice, ahubwo igira ibitabo. Ni Zaburi babara iya mbere iya kabiri kugera ku 150. Umunsi nagarutse hano mujye mwibuka kwandika.
ndashaka kubabwira ko iyo tucyakora mwagize amahirwe online murabikurikira mukabisubiramo, ariko kubyandika bigufasha no kumemoriza ibyo mwigisha yavuze. Kandi nkuko twize kuwa kane ugishize, ijambo ry'Imana niyo nkota yonyine dutwara tubasha kurwana duhanganye na wa mwanzi wacu ukomeye. Kuryiga rero no kurimenya no kurimemoriza no kuribika mu mutima ni byiza, kuko bigufasha muri rwa rugamba rwa gikristo. Iyi Zaburi uko ari 150, abahanga baravuga ngo Zaburi uko ari 150 ni indorerwamo 150. Umuntu wese ukomeye, woroheje, umukire, umukene, wishimye, ubabaye, uri ku kiriyo, Zaburi ushobora kubyuka ugasanga uko waramutse niko iyo Zaburi yawe imeze. Kuki? Zaburi izi zose, harimo Zaburi zanditswe n'abashumba, hari Zaburi zanditswe n'abami, hari Zaburi zivuga cyane ku mubabaro, hari Zaburi zivuga ku ishimwe iki mushaka kuvugaho, hari Zaburi ivuga ku bari mu kiriyo abapfushije, hari Zaburi y'abakomeye, abantu bakomeye cyane, abami, abakire, abaherwe. Hariho na Zaburi z'abakene. Zaburi ntiyibagiwe n'abatindi nyakujya. Zaburi ni indorerwamo y'ubuzima bw'abera bibihe byose, kandi cyatumye byandikwa no kugira ngo natwe abasohorewe n'imperuka y'ibihe tumenye impamvu iki gitabo cyanditswe, kugira ngo dukunde cyane guhumekerwa, kugira ngo natwe twumve ubuzima bwacu turi kumwe n'Imana mu gihe cyiza no mu gihe kibi. Uyu munsi rero mwashimye cyane kuganira ku ijambo ryo gushima. Gushima Imana guturuka he? Zaburi iravuga ngo kuko kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka. Ishimwe rikomoka ku Mana. Ishimwe ridakomoka ku Mana ni ishimwe riri common, risanzwe. Mujya mubona muri iyi minsi, nge ntabwo nzi neza itariki navutseho, ntabwo mbizi, kuko twavutse mu gihe cyo hambere batakundaga gukora ibyirangamimerere byuzuye. Ariko abana bigeze bantungura, numva ngo n'ugutungurwa niko musigaye mubivuga, surprise. Nari niviriye ku kazi mu mirimo, intarajya mu kiruhuko, nuko ndaza barampuza, ndaza nsanga bakoze akantu gakomeye k'agakeke, bashushanyaho igitabo kinini cya Bibiliya, bashushanya n'ifoto yanjye, ariko muri abahanga. Barangije barandika, icyo gihe nari nujuje imyaka 60. Barangije barandikaho bya bindi happy birthday to you. Barangije bararirimba, bantera umukungugu, kuko byantunguye ndishima. Noneho umwana wanjye mukuru aravuga ati turagushimira koko uri papa wacu dukunda. No kubanzanira n'akakado gatoya. Baravuga ngo aka nubwo ari gato kavuze byinshi ku buzima bwacu muri wowe papa watubyaye. Ndishima cyane, kandi uko kwishima kw'iyo mpano ntoya nakorewe n'abana bato kwanyibukije ko maze imyaka 60 ni myinshi, s'il vous plaît. Kumara imyaka 60 si ikintu cyoroshye. Ubuzima bw'imyaka 60 nta wabuvuga. Ariko icyo gihe barambwira ngo kandi turakwishimira kurama cyane, uramire kubona ibyiza. Nuko agakobwa kanjye gatoya gakunda Bibiliya kurusha abandi karamwe ngo ariko uramire gukora n'iby'Imana yaguhamagariye gukora. Numva kuramira kubona ibyiza ni byiza, ariko kuramira gukora iby'Imana yampamagariye ni byiza kurushaho. Zaburi rero izi uko ari 150 ni indorerwamo
umuntu ashobora kubyuka ababaye ukagwa ku gice kimwe ugasanga gihwanye n'ubuzima bwawe. Amen. Nakunze ukuntu mutuza, byanyeretse ko mwumva muririmba neza kishima cyane, ariko mu mwanya w'ijambo ry'Imana muratuza, ni byiza. Zaburi ushobora kubyukana ibyishimo bitagira akagero. Hari igihe umwuka wera duha ibyishimo nta cyabaye. Wabyuka ukagwa kuri Zaburi ivuga ngo kandi ururimi rwanjye rumeze nk'ikaramu yandika vuba, un bic qui écrit en vitesse. Hari igihe umutima ujya wandika ibintu byinshi. Ushobora no kuba rwose ubabaye cyane, wabyuka wasoma Zaburi ugasanga bivuga ngo ntabwo yigeze gusuzugura abanyamubabaro. Wabyuka wakize ugasanga hariho Zaburi kubwira ngo niyo yimika abami ku ngoma. Wabyuka bakumanuye mu ntera, kuko Imana irapromotinga ariko ikadimotinga. Amen. Ibyo murabyemera? Hari ivuga butumwa ripfuye rijya rivuga ngo hejuru cyane no hasi cyane ni iby'Imana. Ishyira hejuru cyane ikongera ikamanura hasi cyane. Iho umuntu imbaraga gasore kakagira imbaraga, nimugoroba gasaza kamera imvi akarwara umugongo. Niyo ni Imana yo hasi no hejuru. Haleluya. Zaburi rero ni indorerwamo y'ubuzima bw'abera bw'ibihe byose. Ndabararikira gukunda gusoma Zaburi uhereye ku ya mbere. Nihagire umuntu wambwira Zaburi ya mbere ivuga iki, ndebe ko mujya musoma. Zaburi ya mbere ivuga ngo iki? Mu volontaire hano kugira ngo ninjire mu mashini. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi baguteye ntugase nabo, niko ivuga. Igakomeza hicarane n'abakobanyi. Hanyuma ahubwo amategeko y'Uwiteka akayibwira ku manywa na nijoro. Uwo muntu ngo azasa nande? Azahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi ngo kigashorera imizi mu mazi, ngo kandi ibibabi byacyo ntibyuma. Ariko hepfo ngo ariko ababibo ntibameze batyo, ngo bazahwana n'umuramutumurwa n'umuyaga, ngo kandi ntabwo bajya bashobora kumara kabiri batagize uwo bagusha. Zaburi ni indorerwamo y'ubuzima, ni indorerwamo y'ubuzima bw'abera bose. Kandi iyi Zaburi yo gushimaho ndayivuga mu mwanya muto mpawe, ariko gushima nta wabivuga ngo abirangize. Reka mbere yo kuvuga neza uko iri jambo risobanura, mbabwira aho ishimwe rikomoka. Twasomye kuri uyu murongo wa 26 ngo kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka. Ishimwe rikomoka ku Mana. Ni ryari ishimwe rishobora gutoboka mu muntu agashima Imana ku byo yamukoreye? Haravuga ngo ishimwe rituruka he? Ishimwe rituruka ku gutekereza cyane ku Mana, ibyo yakoze, ibyo yakoreye abo yaremye n'ibyo yaremye, ukabitekerezaho cyane. Umutima wawe ushobora guturikamo ishimwe kuko watekereje ku Mana. Gutekereza cyane ku Mana, gutekereza cyane ku mirimo y'Imana, gutekereza cyane iby'Imana yakoze, yaba ibyo yakoreye abantu n'ibintu yaremye, bishobora kugutera guhaguruka ukaririmba ishimwe. Niyo mpamvu uyu mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ishimwe ryanjye rituruka ku Mana. Icya kabiri, mbese ishimwe, gushima Imana, yaba ari impano y'umwuka, yaba ari itegeko ry'Imana? Gushima Imana gukomoka he? Ndagira ngo dusome umurongo umwe ukomeye werekana ukuntu gushima Imana ari itegeko no kudashima Imana ari icyaha mu bindi byaha. Abatesalonike, urwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 n'umurongo waho wa 16. N'umurongo rwose basaba gutwara no kumenya mu mutwe. Urwa mbere rw'Abatesalonike 5 n'umurongo wa 16 haravuga ngo n'amagambo 3 Bishop ubwo wampaye itorero unyemerere ryigishe nk'iryanjye kandi naryo nzaribazwa. Byanditswe
abazi igifaransa, abagize amahirwe yo kwiga, abazi icyongereza, byanditswe mu cyo bita imperatif. Imperatif ni itegeko, ni order, ni command. Haravuga ngo mwishime iteka, ni itegeko. Musenge ubudasiba, ni itegeko. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Hari amategeko atatu y'ubuzima bw'abera bahamagawe n'Imana. Paul aravuga ngo mwishime iteka. Agereka ijana kabiri ngo kandi musenge ubudasiba. Irya gatatu, abato n'abakuze mutega amatwi. Mu bibaho byose, muvuge ngo byose, byose sans exception, mu bibaho byose muhore mushima. Gushima ni itegeko ry'abari mu mwami, kandi gusenga ni itegeko ry'abari mu mwami, kandi kwishima ni itegeko ry'abari mu mwami. Kuki aravuga ngo kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Gushima rero muri aya mategeko uko ari atatu ni itegeko Imana iduha twebwe bari muri Yesu ngo duhore dushima. Kuki dukwiriye guhora dushima? Ese abantu bose bashobora kwemera ko bahora bashima? Nibyo, birashoboka nubwo utabyumva, ariko gushima mu bibaho byose